hanyuma muri studio za Radio Rwanda munyemerere nakire Iranze Shema Bonheur ariko azwi nka Bob abanyamupira yitwa Bob n'ubundi niryo zina rizwi. Bob uraho umeze neza? Uraho neza kwizigira Nepo ndetse na Adela. Ni amahoro cyane. Ni umunyamakuru wa Mama urwa Gasabo. Ejobundi bose mararonshinga televiziyo. Ati babahungu wanjye b'umupira bagiye. Ati n'abasiporo bazi. Abahungu b'umupira bagiye. Icyo gihe urumva hari habaye match ya Rayon AS Kigali ntabwo twayitabiriye twari turi mu birori ariko twakurikiraniraga hafi tureba kugira ngo tuzabone n'ibyo dutangaza nyuma yaho. Ese muri bwo bwa mbere bigeze muri Radio Rwanda? Cyane. Nayivugiragaho kuri regional. Muri studio nani niwe bwa mbere bageze? Cyane. Dadi wawe se yakoraga? Rugangura se. Umuhungu wawe yamuse. Umuhungu we kwa yaramuze. Yagutaye ibigori kwe. Rugangura ampaga ko kuri stade. Ariko Dadi mukuru Claude ampaya ko muri studio. Ako muri studio. Anyway, impamvu twaguhaye ubwanya nuko iby'amakipe wafanaga mbere ntago tubijyamo urumva ariko ufite ikipe uvugira yitwa Gicumbi Football Club. Abantu baravuga ngo ni ikipe itera agapira keza Nepo ureba aho yahagaze baravuga ngo itera umupira mwiza ariko nayo resulta zayo ntago ziba ari nziza cyane 100%. Ariko Gicumbi ni mu makipe meza arimo arakina umupira mwiza mu Rwanda muri championnat. Mufitanye match na Rayon Sport uyu munsi cyane. Kugeza amagingo ya bari ku mwanya wa 12 amanota 8 mu mikino 8 n'umwenda w'igitego kimwe. Ntago ari byiza cyane ariko ni Gicumbi kina neza ugereranyije naho yari ivuye. So Gicumbi uyu munsi match ya Rayon muyiteguye gute? Mbere na mbere twiteguye neza. Cyambere mbanza kubwira abanyagicumbi no kubasuhuza abantu bajya bambwira ati ntabwo uvugira Gicumbi gorera i Kigali uvugira Gicumbi ariko usuhuza abanyakigali ati usuhuza abanyakigali ababwo ababo mu Rukomo abaza Rubaya abaza Nyamiyaga abaza Kageyo abo mu Miyove bose ndabasuhuje babwira ati ariko haracyari kare mwamanuka nyuma y'umuganda ni iminota mike yo kabugeze kuri Kigali Perezida hano uzageza umuganda washoje. Gicumbi ni hafi si saha imwe urumva saha imwe nayo irimo abantu baza Rushaki ba Rutare mwese ni mumanuke. Burya abantu benshi bakora Igicumbi bataye Kigali cyane. So ni aho ngaho nayo ngiye guhera ku bafatanyabikorwa bacu ba mbere aribo bafana mbatumira muze mudufashe guhangana na Rayon Sport mubizi ko ifite abafana benshi. Yego. Icyo ni cyambere. Icya kabiri wenda muri equipe tumeze impanga zageze abanyagicumbi ziracyazara. Ziraza imwe baheruka kuyizana nyuma ya match ngo itere penalty. Ingenzi yaye kayibutsa atayarakenewe. Hakuri. Atayatahesha. Zirahari. Coordination abayobora ama fan club ya hari ya ibyumba mu byukuri bari gukoranaho kugira ngo bamanure nka bis z'abafana zigera muri 3 urumva ko nidufatanya tugafatanya n'abafana ba APR cyane urumva bagomba kuba ariko urumva ndige muri nabonye ndayibona urumva Gicumbi abantu bagomba abavuga ngo yego nzajya matsindira Rayon abafana ba APR mu gifu twifanira cyane rero kuvuga ngo abareyo ngo nzajya matsindira APR ngo umufana urumva murindo abafana ba Rayon Sport bari mwinshi abafana ba APR ndabizi ko mushaka ko na Rayon Sport itakaza baraye batakaje nota kuri AS Kigali mu buryo bwo kurindana neza muri ya gahunda ya polisi ya turinane tugereye amahoro mu buryo bwo kurindana neza nuko Rayon nayibahagarikira ubwo rero kuntiza umurindi no kuza mukanshyigikira n'ukwizera ko mbahagarikira Rayon kandi ni muntu aba mu nama ubwo se muri babiri bugende aka kanya fata telefone yawe ugura itike ni akanyenyeri 572 urwego akanyenyeri 572 urwego ubundi bakurikiza amabwiriza ya Gicumbi na Rayon Sport. Abantu banze kugura kare ntarayuriza uwayise bitanu oya ni bitatu 7 15 VIP nuko bihagaze ubundi Rujugira ati twese nyuma ya Gicumbi amwumvise hanyuma icyo mbaza Nepo ibi
Bob arimo aravuga bivuga nk'umufana wa Gicumbi nk'umuvugizi wa Gicumbi ariko Rayon Sport ni nshya irasa nk'aho ari nshya ubuyobozi ni bushya Rayon Sport yagiye mu gutegura kampu ku Ruyenzi hano ka muhanda cyane urimo urabyumva bitegura match ya Gicumbi urabona Gicumbi hari ikintu iri buze kuvuga mu kibuga imbere ya Rayon Sport yavuga aba Bobo batagira ngo ari gushyenga cyangwa se ibintu biroroshye abantu bakitiranya iyi match Gicumbi ifite amayerema meza bakagira n'umutoza Justin Bisengimana uzi shampiyona antreneri mwiza cyane antreneri ubwo natwe turifate ntabwo yitwa coach icyo bita Mateo cyane aratoza kandi niyo umubona mu kibuga ku ikipe bigenda ubona ko ari ikipe kandi tukavuga ngo APR ntitoje ubona rumwe kanyiso ariko mba nawe uguteye no muri tapi vere Rayon Sport ibyiza yibagiwe ni ukugerageza gukina umupira cyane kimwe mu bintu ndimo mvuga rero ndagira nti iyi ni ekipe iza gutanga akazi abantu bataza kubyoroshya no kumva ko ari ibintu byoroshye kuko uyu urebye mu izamu umuzamu nka Ishakiye Ritien umwe mu bazamu beza yari yawuretse ko biragaragara ko ari umwana wari disipurine yaragiye arakomeza akora imyitozo yagarutse gake ntabwo yakora ikosa ryo kwiyangaja kuko nawe ntanakubeshyereye yamushije kuza kare na Foro nganye ntabwo ari umukinnyi tuvuga ngo uramwizera Naive uburyo yatangiye asa nkaho yakwizerwa hisashita iyi Rayon Sport iyo uyirebye ubushize ukuntu yapanze kipe narikanze muri Mediane aho fata Rishari ukamushyiraho Fiston umukamushyiraho na Emile ivuga ngo ni ekipe abakinnyi bamwe bavanye mu myanya yabo ubazana kugwa serivisi badasanzwe batanga bihita bikwereka iki Rayon Sport itegereje mu kwezi kwa mbere kuba aribwo yakongeramo abakinnyi ariko ekipe mu kibuga niyo mpamvu abafana musabwa kuba mukayitiza umurindi ubuyobozi musaba kuba motiva iyo motivasiyo ikabatwara ariko umukinnyi muri Rayon Sport ikipe yitangaza yatwarwa n'iryo zina rya Rayon Sport ariko ntarupanga Feruzi akabura ibisubizo urabona ko ikipe yanjye iri buze kugira ijambo bifite mu kibuga rifatika icyo abantu bagomba kwibuka no uko atari na Gicumbi iri utsinze Rayon Sport mwayitsinze ryari uheruka murabyibuka kuri Kigali Pere twarayitsinze hariyo baracanganyikirwa haciyemo nk'imyaka 2 n'igice ariko icyo ntago ari ya Gicumbi ya kera ntago ari Gicumbi Rwanda no kumanuka hari abantu bumva izina Gicumbi bakumva ya Gicumbi yari ikennye ubu mufite amafaranga ubu ni Gicumbi meya arakubwira ati bije ngiriya irahari kro nagira nkubwire ko muri aya makipe mwebwe mwitangore amatoya nta birarane Gicumbi kubyo kuvanga ukwezi kwa 10 kwa 9 ngo ntibaragohoya na prime baratubona uku nguku ntikurapfa ntago kurarangira ariko niko tutarahembwa gusa niko mutarahembwa gusa ariko amagano aya makuru urayadwa nk'umuntu uri kuri payroll urumva cyane uku niko tutarahembwa gusa ariko nako twabaye promised n'ubuyobozi burangajwe imbere na President John ndetse na Meya wacu tunashimira cyane umusportif ubona yita kuri ekipe uza kuri stade cyane nako Meya Emmanuel yego aza ku kibuga cyane Meya n'umusportif cyane bamwitanza abone Emmanuel aduha motivation aza ku kibuga aza ku myitozo nimba ujye ubona President John akunda kuba ku myitozo ya Gicumbi yego na Tade baza gutera motivation y'abakinnyi ejo barabaganirije ikintu nakunze muri filozofi ya ekipe na Justin yababwiye ati murabizi ko Rayon Sport ikoresha uburyo bwose kugira ngo itsinde ari nacyo nsaba kuri uyu munsi nabonye President Shema agenda bikosora ibintu biri kujya ku murongo ndasaba ko uyu munsi dukina umupira wo muri tapi vere ko Rayon Sport ni insindira muri kiriya cyatsi gusa nta kindi kiri isifure ibiri netre yego sibyo yego 11 kuri 11 ntabwo Rayon Sport yansinde Rayon Sport na Gicumbi imikino 5 iheruka Rayon Sport banganyije ibiri iheruka 2022 Rayon Sport yanganyije na Gicumbi 2-2 nyirusha nabwo Rayon Sport inganya na Gicumbi 0-0 2021 ariko Rayon Sport itsinda indi mikino 3 kuva 2019 kugera 2018 so reka rero y'uyu mukino kubisoreze kongera kubisubana akanyenyeri ko bagura akanyenyeri ni akanyenyeri
5-7-2 urwego yego ushaka kugura hakurya hadatwikiriye ni 3,000 ahatwikiriye ni 7,000 VIP hano munsi y'abanyamakuru ni inoti y'ibihumbi 15 VVIP hariho n'ahandi kuri VAR ni inoti ya 30. Muze muri benshi abafana ba PER muze mudushyigikire abareyo muze murebe ikipe yanyu none hano munsi barabyegeka kuri nde